ya Ismael Mwanafunzi mu gahinda kenshi, umunyamakuru w'inararibonye wa RBA. Imboga ze zose zamaze kubura, nta na rumwe ruri kugaragara. Uhereye kuri YouTube channel ndetse na X nta na kimwe kiri kugaragara. Channel ye ya YouTube yitwa Ismael Mwanafunzi Talks, yari ifite abamukurikirana bagera ku ba subscribers 431 barenga. Ubu ngubu ntabwo iri kugaragara kuri YouTube channel. N'ubu nawe wahita ujyaho ukareba, ntabwo ushaka kwibona. Yewe konti ya X cyangwa se cyazo cyitwa Twitter nayo ntabwo iri kugaragara. Kandi izo nizo mbuga za mbere yakundaga gukoresha, by'umwihariko YouTube channel yanyuzagaho ibiganiro bizwi nka wari, ko benshi bakunze no kumva kuri radio Rwanda kuwa kabiri ndetse no kuwa gatandatu. Ariko suko byagenze ute? Ese byaba byagenze gute ngo channel yiwe ndetse n'izindi mbuga ze zose zigende? Byaba byatewe n'iki? Yaba yibwe? Yaba yisha amategeko ya YouTube? Yaba yaranye ikibazo se n'umuntu wamukoreraga editing cyangwa se social media management? Uhawe ikaze, nge tugiye kubana. Nitwa Ubalde official, Rwandan content creator. Noneho rero nizere ko amaze gukora like kuri video ndetse na subscribe bamaze gufungura, asige tukarebera hamwe ibintu byose. Mu by'ukuri hari abari kuvuga yuko channel yiwe cyangwa se ndetse n'izindi mbuga ze zose yaba yabyisibiye ubwe ku giti cye. Iyi ni imyanzuro abantu benshi bakunze gufata bakisibira imbuga zabo zose. Abandi bagakeka ko hari abajura ba internet baba bamwinjiriye bakamutwara account ze zose. Urugero, bashobora gutwara nka email, abo twita aba hackers, real time hackers, online hackers, aho abatwara Google account yawe iholdinze X, TikTok, YouTube ndetse n'izindi social media zose. Ubwo navuze zabikiri kuko nizo ahanini izakundaga gukurikiranwaho cyane. Ngira ngo rwose Ismael Mwanafunzi Talks iyo channel nuyisearchinga ntabwo uyibona. Nukuvuga ngo ibyo ni ibintu biri gukekwa ko yaba ari byabiteye. Abantu bagatekereza ko yaba yarisha amategeko ya YouTube, kuko murabiza akunda gukora nko kuri ku nkuru za politiki, akawenda yaba yaravuze ibitajya ibyo YouTube itemera. Akaba yarakoze ku nkuru za politiki ya YouTube ikanga kubyemera cyangwa bitewe na description afite. Ubwo bigatuma YouTube channel ikora icyo bita termination, bakayihagarika cyangwa bakayisiba burundu. Ibingibi byose tuboneye mwahangaha nta kintu na kimwe kigaragaza, kuko kugeza ubu ngubu Ismael Mwanafunzi ubwe uri umunyamakuru mubuzi wa RBA nta kintu ubwe yari yatangaza ko YouTube ye cyangwa se social media ze zose, kuko ndakekeza nta n'ahandi yabitangariza mu gihe zaba zitari hariya ni kuri RBA. Nta kintu yari yatangaza kivuga ko YouTube ye cyangwa se social media zizindi zaba zabaye hacked. Gusa ndi makuru nshobora guhitamenya naza kubabwira. Hagati aho ngaho rikomeye munyemereye gato mbereka. Ese ibi bitwibutse iki nk'abanyarwanda twese dukoresha social media cyangwa se baba content creator, aba journalism, abanyamakuru, aba influencers hano mu Rwanda bose, abantu bakurikira ibyamamare, abahanzi, twese bitwibutse iki? Ujye unatekereza ko channel ushaka kuba ifite ibihumbi rwose yewe na mujya mubona Loki Kimomo, Loki Entertainment afite aba subscribers benshi 1M ni nabandi barengaho bakeya gutyo mu hafi 200 na niriye birashoboka ko rwose yabura. Ariko se biba byagenze biti? Nibyo ugomba gutekerezaho ukumva nama ngiye guhita nkugira ngewe nka Ubalde official. Gusa ibibazo ubushaka kugenda ugira byanye na security cyangwa se n'umutekano kuri telefone yawe ndetse na social media za by'umwihariko nka YouTube ndetse na TikTok, yewe na zazindi bitango ni international TikTok account, nje mba mpari hakubereye. Gusa hano ikintu ugomba kumenya nkawe nkuko nambaze kububwira we ufite aho huriya na content cyangwa se social media, ugomba kugira icyo twita full authenticated password. Ukagira ijambo password cyangwa se ijambo banga rikomeye, strong password. Yavuze strong password
baba bavuze password irimo amagambo, inyuguti ntoya n'inini, harimo imibare, harimo utumenyetso, urugero utwatuzo, tudomo, ibintu nk'ibyo, kandi kabitari munsi nibura ya kabita 12. ubundi iyo password n'umunani aba ari strong, ariko noneho 12 kugeza muri 16 yo aba ari akarusho. Nyungiyo n'umwaka n'amezi 6 muha kumwe biragoye ko hackinga cyangwa se cracking ngo bikundirika, ntabwo bishoboka. Ikindi kintu nk'umuntu ukoresha social media cyane cyo twita real time protection izwi nka second factor authentication cyangwa two step verification. Iyi ngiyi ikora gute rero? Iyi ngiyi no kuvuga ngo ni cya gihe umuntu abagerageje kwinjira muri konti yawe, none iyo konti yawe bakamusaba code bohereze kuri nimero yawe telefoni wafunguye iyo email, nicyo twita two step verification. Atayibonye ntabwo ashobora kugutwara account yawe. Ariko kugeza ahangaha nta jambo ushobora guhita umbwira muri comment ya ukwiye ku mutima wawe kadukomeze, wenda ushaka kuza kubitekerezaho mu kanya gato. Ikindi ugomba kwirinda guha abantu bose uburenganzira bwo kwinjira ku konti yawe. Abahanzi benshi nibo mukunda kubikora, ugasanga uracyatangira umuhanzi uhaye account yawe umuntu ngo nakwaplodingire gakwamamarize ngajya kureberaho ibintu bigeze. Ese ugira ngo buriya yitwaye wamurega he? Hari ikintu cyakigaragaza ko amuhaye account yawe? Nta na kimwe rwose, habe na gato. Yayitwara kandi weho rwose ukakurizamo kwihangana nyine nta kundi. Ikindi ugomba gukora, ugomba kujya wibuka gukora backup y'ibintu byose wakoze. Buriya muri cyo twita backup code. Backup code ni amakode wifashisha ubundi mu gihe uri gukora security, uri muri enabling security muri Google. Ariko abantu benshi ntabwo kunze kwiha agaciro kuko ari akora mu gihe two factor second verification itari gukora cyangwa se twita two step verification. Ariko hari n'indi mutekano nshaka kuzanaberekaho uri twa Google advanced security urenze two factor authentication. Gusa nyine kukoreshaho n'igitonderwa, ariko nimubishaka nabyo nzabibereka mu minsi mike, mugume hano. Uvuga ngo ibyo byose bikoreye backup, hari igihe bishaka kugufasha mu kugarura icyo twita Google account yawe ari nayo ibiriho YouTube channel. Kuvuga ngo ibyo biba bishobora kugufasha kuko bashobora kugenda bakubaza amakuru yawe yose wa muntu warayitwaye bakabona ko yari umuhaka. Soza rero nkubwire ngo ubu ngubu ndimo ndakurikiranira hafi iby'iyi nkuru n'ikintu cyaba nyirizina cyabaye kuri Ismael Mwanafunzi, kugira ngo imbuga ze zose zibe zagira ikibazo. Icyo menya cyose ndaza kukibageza hano kuri YouTube channel yanjye ya Ubalde official. Kora subscribe tujye tubana igihe cyose, kuko njye nigisha ikoranabuhanga. Niba uri umunyeshuri uba wageze, navuga nakubwira ngo wageze ku muvyeyi wawe aho ku isoko y'ikoranabuhanga nk'uko muba mwabyiyumviye. Njye twabanaga ya Ubalde official. Bye bye, Imana ibahe umugisha.